mureke kandi namagane uburyarya burangwa hagati y'Abanyarwanda, uburyarya bwaranzwe hagati y'amoko. Hari umuntu watubwiye ati, wavuze ati umunyarwanda mushobora guhoberana mu kanya kandi byagera nimugoroba akaba ariwe ukugambanira ndetse akaba yagukubita n'inkota mu mugongo, kandi mwahoze muhoberana muganira neza. Icyo kintu rero ni kibi cyane rwose. Ikintu cy'uburyarya ni kibi cyane hagati y'abantu, ndetse navuga yuko cyaranzwe nyine hagati y'amoko, kuko niba abantu bari baturanye bugacya bajya kwica bagenzi babo, ibyo murumva harimo uburyarya, kandi bari baturanye barasangiraga akabisi n'agahiye. Ariko kandi nyine tujye tuvuga nyine, nifuza ko hakavugwa ntihagire n'umwe turengera. Bamwe mu Batutsi, bamwe mu Bahutu bakoze nabi, kandi nanone nyine bamwe mu Bahutu bakora nabi nk'uko nkunda kubivuga. Ngaho namwe mutekereze ukuntu, hano ntashatse kuvuga gusa nyine kubera ko ubugizi bwa nabi bwa mu Bahutu buravugwa cyane nyine nk'uko nkunda kubivuga, bwo navuga ko kandi nabisubiyemo kenshi. Ariko nimureke turebe no ku rundi ruhande, abo mu bwoko bw'Abatutsi nabo bari mu Nkotanyi. Mutekereze yuko byavugwaga yuko ndetse ngo habayeho icyo nakwita campaign, mbese ubukangurambaga bukomeye cyane hanze y'u Rwanda, bwari bugamije nyine kwangisha mu by'ukuri abo mu bwoko bw'Abahutu bari bari ku butegetsi, ku buryo byagezaho ndetse mu by'ukuri bivugwa yuko intambara, mu by'ukuri hari intambara y'urwego rwa diplomasi, niko navuga rwa diplomasi. Mu byerekeye intambara y'urwego rwa diplomasi, abo mu Nkotanyi bagiye gutangiza intambara y'amasasu. Mu by'ukuri intambara y'urwego rwa diplomasi bari bararangije kuyitsinda kera, kuko bari bararangije kubwira abantu bo ku isi yose, ibihugu bikomeye, yuko Abahutu ngo ari babi, kugeza aho Abahutu bagize gute, bafatiwe ambarigo, bakaba batarashoboraga kugura intwaro. Akaba ari nabyo byatumye nyine batsindwa urugamba, kimwe mu byatumye batsindwa urugamba. Ndetse abantu babigereranya nuko wafata abana mu rugo babiri bavukana, noneho umwe akagenda agashaka abagabo b'imbaraga, bakaza bakazirika mugenzi we, bakamuzirika amaguru n'amaboko, noneho wa wundi nyine agatangira kumukubita, akamukorera ibyo ashaka byose. Kubera iki? Kuko abagabo b'imbaraga baziritse mugenzi we, bamuziritse amaguru n'amaboko. Nibyo rero bivugwa, bigaragara ko nyine abo mu bwoko bw'Abatutsi bo mu Nkotanyi bakoreye abo mu bwoko bw'Abahutu, kuko baragiye bakora kampanye hose, bavuga yuko abo mu bwoko bw'Abahutu ari babi, noneho bigezaho ibihugu byose nyine bikomeye bibanga, birimo n'igihugu cya Amerika bibanga, ndetse bafatirwa n'iyo ambarigo, ku buryo batashoboraga kugura intwaro zo kwirwanaho. Urumva ni nk'aho bari baziritse amaboko, kandi abandi bafite ubushobozi bwo kugura intwaro, bwo gukora ibikoresho byose by'intambara. Murumva nk'icyo kintu ntabwo ni bwa buryarya nyine twahoze tuvuga. Kandi no munatekereze yuko abantu babaga baturanye, ariko ukumva nyine nk'abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi bakohereza abana babo mu Nkotanyi, ntibagire icyo babwira abo mu bwoko bw'Abahutu baturanye. Ndetse hari n'abo mu bwoko bw'Abatutsi benshi batanze amafaranga menshi mu Nkotanyi, bayoherezaga mu Nkotanyi kugira ngo ajye kugura amasasu. Ibyo nabyo ni ibintu byavugwaga kandi byanabayeho. Turabizi nk'umugabo witwa Rwigara. Rwigara yari kandi bivuga ko Rwigara yari inshuti cyane no kwa Habyarimana, ndetse hari ibyo numvise bavuga ngo umugore wa Rwigara ngo niwe wajyaga gusokoza imisatsi y'umugore wa Habyarimana. Urumva rero bari inshuti, ariko agaca ku ruhande akagenda agatanga amafaranga mu Nkotanyi, kandi ntagire ikintu avuga. Murumva rero yuko ikintu cy'uburyarya hagati y'abantu
kirahari, cyahozeho kandi n'ubu ngubu kirahari. Ni ngombwa rero kukirwanya. Ahubwo nimureke abantu babwizanye ukuri, njyewe niyo mpamvu ntatinya kuvuga ubuhamya bwanjye kandi nkabubwira abanyarwanda, nkabubwira abantu bose, abantu nshoboye guhura nabo, abantu bose dushoboye kugirana ibiganiro, njyewe ndabuvuga kuko ntabwo nshaka yuko habaho uburyarya hagati yanjye na bagenzi banjye. Ni ngombwa yuko mbana na bagenzi banjye banzi uwo ndiwe. Niko dukwiye kumera, tukirinda uburyarya. Umwe ntave hano ngo ajye kugambanira mugenzi we kandi bari kumwe bicaranye. Murakoze. Icyo kintu rero cy'uburyarya hagati y'abanyarwanda tukirinde, ahubwo nimureke dufungure inzira y'ibiganiro, twegerane, tuganire, tuvugane, maze dushobore gushaka umuti w'ibibazo by'igihugu cyacu. Murakoze.